Imana ni nziza kandi ibihe byose Imana yacu yahabwa icyubahiro. Dushimiye amakorari yose amaze kudutaramira uhereye kuri Vuza Impanda n'abandi bagiye bakurikiraho bose, abanyeshuri nabo badutaramiye bakiri batoya cyane, byari umunezero cyane, ndetse na bagenzi banjye baturutse muri asa y'Iwara Remera bakaza kwifatanya natwe, nabo Imana ibahe umugisha. Ndashimira namwe mwese rero mwamaze kuhagera, Imana ibishimire. Reka nsenge kugira ngo dukomeze. Turagushimye Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu mwanya turagusabye ngo ubane natwe mu magambo tugiye kwiga mu izina rya Yesu, amen. Nifuje ko twigana insanganyamatsiko itureba cyane, idakunda kuvugwaho, ariko nifuje kuvugaho kuko mbona ko ari ingenzi muri iki gihe turi kugenda twinjiramo. Nashatse ko tuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo imyitwarire ya Gikristo. Iki ni icyigisho tubona mu gitabo cy'ibyo twizera. Harimo ingingo nyinshi zagiye zivugwa zerekeranye n'uko abakristo b'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi by'umwihariko bakwiriye kuba bitwara. Uyu munsi rero muri mwanya wo gutangira isabato, mu myitwarire ya Gikristo nifuje kuza kwibanda ku bintu bigera kuri 2 cyangwa se 3. Icya mbere turaza kurebera hamwe imisokoreze y'imisatsi yacu, turebere hamwe imyambarire yacu, ariko ndanifuza kuza kuvuga ku kintu cyerekeranye n'ubukwe. Ndi mu ivuna ry'abasore. Muri iyi minsi ujya ubona ko hari igihe abasore bacu twatashye ibirori byabo twifata ku munwa kandi turi Abadiventiste umunsi wa karindwi. Ubwo rero ni ingingo ziremereye, ariko ntiziremereye cyane kuko dufite inyandiko zidufasha kugira ngo tugende tubisobanukirwa. Ikibazo rero twibaza ni iki, ngo abakristo bo muri iki gihe twitware dute? Mbese abamifemu b'Abadiventiste umunsi wa karindwi bitware bate ku byerekeranye n'uburyo bwo gutunga iyi misatsi yacu, twubahiriza isomo tubona mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 3, rivuga ngo umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma wo kwambara izahabu cyangwa wo gukanisha imyambaro. Hari byinshi bagiye bavuga. Mbese ni gute abana b'Imana dukwiriye kwitwara mu isi cyangwa se ku byerekeranye n'ubu buryo buriho? Usigaye ubona Abadiventiste dusiga amaherena, inzara, amaherena tukambara n'ibindi byinshi, nyamara hari igihe bitabaga byemewe. Tugiye mu mateka rero, nifuje ko iki cyigisho turi bukigane mu buryo bushingiye no ku mateka y'ibyabaye mu isi. Iyo tugiye mu mateka y'uburyo Abanyafurika baje kugenda bakira imisatsi yenda gusa nk'iy'abazungu, hari ibyo dushobora kugenda tubona. Nifuje ko ndibuze kubyifashisha. Ubwo ibyo ngiye kuvuga bigiye bikuye mu nyandiko n'ubushakashatsi butandukanye nagiye nkora. Iyo uri kureba amateka rero, agaragaza ko uhereye mu 1700 abazungu batangiye kwita imisatsi y'abirabura cyangwa se abirabura b'abacakara ubwoya, maze barangije batesha agaciro bene iyo misatsi nk'aho atari imisatsi y'abantu, bakagaragaza ko imisatsi y'Abanyafurika ari ingorabahizi, batabasha kuyibungabunga ngo yitabweho ukwiri. Ntabwo rero propaganda yabo yagarukiye aho, kuko hagana mu mwaka w'1800 kubera kubura ibisokozo n'imiti y'ibimera byifashishwaga muri Afurika, abacakara bifashishaga amavuta y'ingurube, amavuta y'inka na peteroli mu gutunganya no gusukura imisatsi yabo, ngo byibuze bajye imbere y'abacakara bagaragara neza. Ibyo rero byaje gutuma abacakara bari bafite uruhu rworoshye
n'imisatsi irambuye bahinduka idiro ikomeye bakagurishwa amafaranga menshi. Bityo ufite imisatsi mibi n'uruhu rumeze nabi akagurishwa amafaranga make, ngira ngo ibyo murabizi ko ayo mateka yabayeho y'ubucuruzi bw'abantu. Akagurishwa amafaranga make, ariko igihe kigeze kubaho uko umusatsi w'umuntu ugaragara mu bucuruzi bw'ubucakara ukerekana ko uwo muntu akwiriye kugurwa amafaranga menshi cyangwa amafaranga makeya. Ubwo urumva rero ko byatumaga abantu bajya mu ishiraniro rivuga ngo byibuze nabo bizamurira ibiciro mu isi y'icyo gihe. Uko gucuruzwa rero kwari gushingiye ku mimerere y'uruhu n'umusatsi. Namaze kubivuga, wenda ibisindi wisome. Ahagana mu 1865 iki cyari igihe ubucakara bwasaga nk'uburi gusa nkaho burangira, ariko abazungu barebaga abagore babirabura batunganyije imisatsi yabo nk'iy'abazungu, bakabona nk'abantu basirimu kandi bateye imbere. Imisatsi myiza rero iza kuba ikintu cyasabwaga kugira ngo umuntu yemererwe kwinjira mu mashuri, mu nsengero, mu matsinda yo kwiteza imbere no mu bucuruzi. Yaba afite umusatsi utari mwiza ntabashe kwemererwa kujya gusenga cyangwa kwinjira aho abantu bari, cyane cyane bano bacakara baga barajyanywe hanze. Ntabashe kwemererwa kujya mu ishuri kubera umusatsi we. Ibisokozo by'icyuma hagana mu 1880 byaje gukorwa bishyushya birambura umusatsi, maze bitangira kugurwa n'abacakara cyane bo muri Amerika amafaranga menshi cyane, kugira ngo barebe yuko umusatsi wabo wamera neza. Ahagana mu mwaka w'1900 umudamu witwa anga imiterere y'imisatsi yabo, bagashaka isa nk'iy'abazungu binyuze gukoresha bene ayo mavuta. Itsinda ry'abaharanira gukomeza kwigira no kuba abanyafurika banyabo ryaje kumurakarira. Ahagana mu mwaka w'1920 umugabo witwa Marcus Garvey nawe yaje kuba umurwanashyaka ukomeye waharaniye ukwigenga kw'abirabura. Yaje gusaba abakunzi be kwakira imimerere y'imisatsi karemano yabo no guharanira gusubirana ishusho y'imisatsi yabo nk'abanyafurika. Icyo gihe aza kugenda akora amakampeyini atandukanye. Nyuma haje kuboneka rero itsinda ry'abantu bari baharaniraga kugira umusatsi mwimerere, natural hair movement. Iyi movement cyangwa se iyi muvoma y'abantu baharaniraga ko abantu tugira umusatsi wacu mwimerere, baje guhamagarira abirabura kwisukura no kwambara imisatsi yabo karemano nk'ikimenyetso cy'ubwiza n'ukuri. Nyuma nanone muri Amerika, muri leta ya California, babonye ko ari ngombwa gushyiraho itegeko rigamije kurengera abirabura kubw'ivangura bakorerwaga rishingiye ku misatsi yabo. Iryo tegeko rero riboneka mu cyitwa Senate Bill 188 rizwi nk'uko muri kubona hariya New Crown Act, Open Workplace for Natural Hair. Hari igihe cyageze abantu bakirukanwa ku kazi kubw'uko cyane cyane abirabura kubw'uko imisatsi yabo imeze ari mibi n'ibindi. Leta rero ibibonye ibona yuko hakwiriye gushyirwaho amategeko abarengera kugira ngo byibuze babashe kugira imisatsi, mbese ivangura rishingiye ku musatsi wabo rye gukomeza kubaho. Icyo gihe rero ikirushijeho kubabaza ni uburyo abazungu bakomeje kubwira abirabura ko bafite imisatsi mibi, noneho nabo bakwireba bakabona koko imisatsi yabo iteye ipfunwe cyangwa se ko ari mibi, igihe bari imbere yabo bagashaka buhake bari babahatse babakoresha imirimo y'agahanyi y'uburetwa. Ibyo rero byaje gutuma nabo bumva kandi bazinutswe burundu imisatsi yabo. Abanyafurika bakunze kubwirwa ko bafite umusatsi mubi
bisoza nabo rwose basa nk'abanze umusatsi wabo nta gushidikanya. Byinshi wabisoma mu gitabo cyiswe kuvumbura inkomoko yacu, mbese nanga umusatsi wanjye. Iki gitabo muzagishake mu gisome, nacyo ni cyiza, cyerekeranye n'uburyo abirabura bagiye banga imisatsi yacu, cyangwa se twagiye twanga imisatsi yacu ku mpamvu z'uko hagiye haboneka ivangura rishingiye ku misatsi. Nanone kandi mu magambo yanditswe n'umwanditsi witwa Carson Ivy mu gitabo cye yise amateka yo gusokoza imisatsi y'abirabura, Combing the History of Black Hair, yaje kwandikamwo amagambo agira ati: ibi birebana no kwiyubaha, kumenya uwo uriwe, politike, ubukungu, amateka yawe, ubwoko bwawe, ariko ntibyakomeje kumvirwa. Akomeza agira ati: ahubwo niko abirabura bakomeje kwanga imisatsi yabo ku buryo bakoraga uko bashoboye kose ngo barebe yuko bamera nk'abazungu. Niyo mpamvu inganda, niko yanditse, zikora kandi zigatunganya iby'imisatsi zirushaho kugenda zitera imbere bikomeye ku kiguzi cy'abirabura batanyuzwe n'imiterere y'imisatsi bafite. Mu nkuru yanditswe n'umunyamakuru mu kinyamakuru cyitwa Forbes cy'abanyamerika, umunyamakuru witwa Diane, yayanditse mu mwaka wa 2020 Kanama tariki 12. Iyo nkuru yayise inganda zita ku misatsi y'abirabura biliyoni 2.5 z'amadolari zubakiwe ku ivangura no kwiyanga ukuri. Iyi nkuru nayo irahari, abantu bazagenda bakayisoma bakareba byinshi uyu munyamakuru yaje gukora ku bushakashatsi bwe yaje gukora icyo gihe. Yagaragaje ko abirabura b'abanyamerika batanga amadolari biliyoni 89, oya na amadolari 89.95 agenda ku misatsi yabo. Aya mafaranga rero ntabwo ari amafaranga make, kuko nanone ubushakashatsi bwakozwe muri Afurika bwaje kugaragaza ko inganda zitunganya imisatsi y'abagore babirabura zinjiza amafaranga arenga biliyoni 2.5 buri mwaka, utabariyemo ibikoresho bindi bijyana no gutunganya imisatsi y'abagore. Iyi nkuru cyangwa se ubushakashatsi iyo ubusomye ubona ko aya mafaranga ashyirwa muri iyi business abirabura bayakoresheje mu mirimo yindi bateza imbere, batera imbere ku buryo inkunga dukenera zo guhora badufasha zagenda zigabanuka tukigira. Ariko ibi byose ni amafaranga n'ubutunzi bigenda bitangwa ku kiguzi cyo kumva umuntu adatewe ishema n'umusatsi yavukanye cyangwa se umusatsi Imana yamuhaye, akumva hari ibindi bindi akwiriye kugenda akoresha kugira ngo amere neza. Mu by'ukuri rero ibi ahari bifitanye n'isano n'impamvu mubona twanga uruhu rwacu. Umuntu yaba ari igikara agakora ibishoboka byose agashakisha amavuta ngo arebe yuko yasa n'abazungu. Ibi byose rero ntabwo byapfuye kwizana. Hari igitabo ndimo ndi kwandika kuri byo kirimo amateka menshi n'ingaruka zabyo zigenda zibaho. Amwe mu mateka yatumye abantu bagenda basokoza n'ibiki byose, naje gusanga abacakara hari igihe cyageze bakajya bimwa ibyo kurya. Noneho kuko abenshi bakoraga mu mirima, harimo abakoraga mu mirima ishinzwe gutunganya ibinyampeke, babonaga inzara ibishe, bakiga uburyo bwo gusuka ibimeze nk'ibituta, bagashyiramo imiceri, ibishyimbo cyangwa se n'amashaza,
bakabihisha mu misatsi yabo, ariko basutse muri ubwo buryo bw'ibituta, ngo nibaza kugera aho bihishe baze gupfunyuramo ibyo bintu babashe kurya, kuko bakoreshwaga imirimo y'agaharnyu, nta n'ibyo kurya bari guhabwa. Nyuma rero bene iyo misokoreze yo kugenda basuka batyo yaje guhinduka ikimenyetso gikomeye kirimo kubona ubuzima, cyangwa se kirimo kugera ku ntsinzi ikomeye cyane, ariko irimo amayeri yakoreshejwe nabo kugira ngo babashe kubaho. Ibi mbabwira mwabibona kuri murandasi biba bihari, ni ibintu biriyo, ni amakuru abantu bashobora kugenda basoma. Muri make urebye mu buzima busanzwe, nguku ukuntu propaganda yo kutubwira ko turi babi ku isura, ko dufite imisatsi mibi. Ese muribuka igihe perezida yageze gutangiza gahunda, ndumva mbyibuka, niba atari we ndeka mbyite politike yacu dufite, hari igihe cyageze abantu bajyaga mu nzego ahantu hose bateze ibitambaro mu mutwe. Haza gushyirwaho itegeko rivuga ngo umuntu uzajya aza yateze igitambaro ku murenge no ku kagari ntagahabwe serivisi. Ibyo nabyo nimujye mu mateka muzasanga byaravugwaga ko imisatsi yacu intuka, itera isesemi, bityo igihe usanze aho abazungu bari n'ibiki, abirabura bagomba gupfuka ibyo bintu n'ibiki byose. Hari n'ibindi byinshi bigenda byihisha inyuma y'ibyo tubona. So ubona rero ko propaganda yabo isa nkaho yaje gufata bisoza abantu tutari kunyurwa nuko turi, ahubwo tukumva twakabaye hari urundi rwego turiho. Ibyo si uko ahari twabyigayira, nuko isi turimo uko niko yagiye idufata, idutoza twisanga uko nguko. Iyo tugiye mu mwuka w'ubuhanuzi rero bavuga iki? Igitabo cyitwa Life Sketch page 27 baje kuvugamo amagambo akomeye avuga ngo nabashije kumva ko binyuranye n'umwuka w'ubutumwa bwiza gukoresha igihe n'ubutunzi Imana duhaye mu kwiyitaho no kwitaka, ahubwo kwicisha bugufi no kwiyanga byakwiriye kuranga abo ibyaha byabo byasabye igitambo cy'umwana w'Imana. Mu cyitwa Lift Him Up page 303 baranditse baravuga ngo idini nyakuri ya Yesu isaba abayikurikira kurangwa n'ubwiza karemano kurenza gukoresha ibyakozwe n'abantu, natural beauty rather than the artificial. Kurangwa n'ubwiza bwacu karemano, idini nyakuri nibyisaba kurenza kujya mu byahimbwe cyangwa se byakozwe n'abantu. Iyo rero tugiye kureba ibyerekeranye n'imisatsi y'imikorano, mukozi dukorana aherutse kuma zimwe mu nyigisho ku byerekeranye n'imisatsi muri rusange. Ntabwo nkura n'abakozi benshi, umwe muri bo nta nubwo ari umunyarwanda n'undi munyamahanga. We yarimo ambwira uburyo mu gihugu cy'iwabo abantu bose bamaze kwanga imisatsi yabo, bajya kugura imisatsi. Abajya mu by'imisatsi murabizi hari yitwa human hair, imisatsi y'abantu iranahenda cyane. Ikinyamakuru kimwe sinibutse izina ariko umunyamakuru ndumva muzi, aherutse gukora ubushakashatsi bagaragaza ko bene imisatsi ya human hair hari produit bari guteramo. Ibyo nabyo byarasohotse, ndetse n'ikigo gishinzwe iby'ubugenzuzi cy'abanyamerika cyarabigaragaje, cyagaragaje ko bari guteramo imiti itera amakanseri, kanseri z'inkondo z'umura n'izindi kanseri nyinshi cyane bavuze ntibuka umubare, ariko ibyo nabyo nagiye mbidokimanta, nagiye mbibona cyane. So nukuvuga ngo ndetse bo barimo bavuga yuko bakwiriye guhaguruka bahagahagurukira bene izi nganda zitunganya imisatsi ijya kugurishwa ku masoko, kugira ngo hitabwe kuri produit, ku bintu bagenda bashyiramo iyo bari kuzitunganya, kuko baje gusanga
hari ingorane nyinshi zigenda ziteza kubirabura, harimo n'ubugumba n'ibindi byinshi cyane bagiye bavuga. Iyo dusomye mu gitabo cyitwa Health Reformer, nacyo ni cyari na White, yaranditse aravuga ngo imideri ishyira imisatsi y'ubukorano n'imibano ku mitwe y'abagore, ibyo ntacyo byongera ku bwiza bwabo, ahubwo biha umutwe ishusho itari karemano. Umusatsi uraremerwa kandi ugahatirwa kugutakaza karemano yawo, ku buryo bidashoboka ko imitwe y'abo bagore b'abanyamideri iba imeze neza. Iyo misatsi karemano n'utwuma dushyirwa mu misatsi bise pads bishyirwa ku gice cy'ubwonko, bigashyushya kandi bigatera imitsi yo mu mugongo ihurira mu bwonko gukora cyane. Umutwe ugomba guhora ukonje. Ubushyuhe buterwa n'ibyo bintu karemano bituma amaraso ajya mu bwonko kandi bitagakwiriye. Igikorwa cy'amaraso ku bice byo hepfo by'ubwonko kigatera imikorere idasanzwe, kigatuma habaho kudohoka mu myitwarire, ubwenge n'umutima bikajya mu kaga ko kwangirika. Aya magambo no mu Cyongereza mwayabona. Ubushyuhe bw'indengakamere butewe n'imisatsi y'imikorano ishyirwa ku mutwe hamwe n'utubano duhora dukanaze umutwe, bitera amaraso ageze mu bwonko kuvura, maze bigatuma imisatsi wari usanganywe icurama. Rero ni byinshi bavuze ku byerekeranye n'ibyo ndi kuvuga, kandi muri icyo gitabo Health Reformer bavuga yuko bikomeza kugenda bikundwa na benshi mu buryo bukomeye cyane. Byaje kwitwa ko ari imbata zisa nkaho ari imbata zibigezweho. Rengera ubuzima, umuzingo wa mbere page 54 na 55 baravuze ngo nubwo hariho amajyambere mu by'isuku, ubuvuzi, imbaraga z'umubiri zisubira inyuma bitangaje, amajyambere twihimbira yongera ububi burwanya ibyaremwe, ibishyigikirwa n'ibyo bibi bicogoza umubiri, bikananiza ubwenge, maze bikabera abantu umutwaro udaterurwa. Abenshi bica amategeko mu bujiji, ariko kandi benshi cyane nabayamenya nibayakurikize yose. Hari ikiganiro wenda sindi bugicurange, ariko ni icya Mwanafunzi, muzakirebe, yakise ubujiji bw'Abanyafurika. Yaje gusobanura uburyo Abanyafurika bagiye banga imisatsi yabo ku rwego rukomeye, kugeza ubwo umwe mu banyapolitike yavuze ngo muri iki kiganiro ngo mwa Banyafurika mwe ninde wabaroze. We niko yakoresheje iyo mvugo, ariko ngeze nshaka kubabwira, yatumye mugeraho mwanze umusatsi wanyu karemano, mukiyanga ubwanyu kandi atari ikosa ryanyu. Mu by'ukuri ntabwo ari ibintu binejeje. Iki kiganiro muzacyumve, kirimo byinshi. Igihe nari ndi gukora ubushakashatsi kuri izi ngingo, naje gusanga hari amabaruwa atandukanye yagiye yohererezwa inteko nkuru rusange, aza gukusanyirizwa hamwe muri fayiro cyangwa se document ihari Washington DC, yerekeranye n'uburyo bw'imisatsi yacu n'uburyo ikwiriye gutunganya. Iyo uri kujya muri ayo mabaruwa yose yagiye yandikwa abana b'Imana bagisha inama, usanga amenshi muri yo atarakunze gushyigikira uburyo bwo kwigaragaza mu byerekeranye n'iyi misatsi yacu. Rero bavuze ko imisatsi igomba gutunganywa neza, ariko itari mu buryo bw'umurimbo no kwibona, kuko hari abandi bagezeho bakajya banga gusokoza imisatsi yabo, bakanga no kuyifuramo ngo batibona. Icyo gihe rero baza kugirwa inama yuko kuyireka igasigara uko yaremwe n'Imana, aribyo bituma umugore agaragara neza mu bwiza bwe bw'umwimerere, kandi bikagaragaza icyubahiro cye cyo gutandukanywa n'umugabo. Ingofero zikwiriye kwambarwa mu buryo budakabije, mu buryo bwiza no mu ibara ritagusha,
kugaragara cyane kandi nizigire imitako irangaza. Ibihamya by'itorero, umuzingo wa mbere paji 133. Nabonye bamwe mu bavuga ko bakomeza isabato bamara amasaha arutwa n'ayatakaye biga umudero uyu cyangwa uriya yo kurimbisha imibiri y'imeza amajyo kandi ipfa. Nubwo utuma umubiri wawe ugaragara nk'uw'ab'isi kandi ukigira mwiza uko ushoboye kose, amagambo akurikiye ndumva kuyasoma ateye ubwoba, ariko muze kunyakira neza. Sibyo bantu b'Imana? Ye munyakire neza. Baravuze ngo wibuke ko uwo mubiri ushobora guhinduka ibiryo by'inyo mu minsi mike. Muri iki gitabo niko banditse bamwe gitorero, umuzingo wa mbere paje 133. Ntabwo nge mfite ikibazo cy'uburyo twakwigira beza. Ni byiza ngo tugaragare neza, duse neza, ariko siyo tubikora Imana muri twebwe iba nyambere cyangwa ntabwo iba nyambere. Ndetse yakomeje kwandika avuga ngo nabonye ko intorezo igomba kugerwa ku mizi y'igiti. Bene ubwo bwibone ntibukwiriye kwemerwa mu itorero. Ibi bintu nibyo bitandukanya Imana n'ubwoko bwayo, nibyo bituma isanduku ihishwa kure yabwo. Ibihamya by'itorero, umuzingo wa mbere paje 135. Bakomeje kwandika bavuga ngo igihe abantu bagize icyifuzo cy'ibigezweho by'isi ku buryo badahita bagicisha bugufi, ubwo Imana nayo ihita ireka kubemera nk'abana bayo. Nayo nandi magambo ateye ubwoba, ariko ntabwo bantu b'Imana ngamije kubatera ubwoba, ahubwo nimureba amateka n'imikorere y'iyi misatsi n'ibindi byihishe inyuma. Abazungu bajya muri salo biyogosheshe imyanda yabo, bayijyane bayitunganye, nibarangiza bayituzanire tuyishyure. Twebwe imisatsi yacu tuyijyane muri salo tuyitunganye, badutunganye, niturangiza tuyisohore tuyijyane mu ngarane tuyitwike, twe kwibyaza umusaruro ngo byibuze natwe tugende tuyibacuruze baduha amafaranga. Koko sibwo murumva bitababaje bantu b'Imana? Waragenda bakamwogosha akavuga ngo ni nka kwa kundi nyine twambaraga imyenda yabo bambaye. Ubu n'uyu munsi hari abantu bababaye ngo bababujije kwambara imyenda yambawe n'abandi bantu. Nk'abantu b'Imana mwe, buriya njyewe nta nubwo nanabikundaga, nge naranasubijwe. Kwambara umwenda, umuntu agiye yambariye umwenda imyaka 2 irashize, ati uyu mwenda njyewe ntabwo nakomeza kuwambara, washaje. Ariko hari yepfo muri Afurika hari abantu b'abakene, ubwenge bwabo hari umenya nsimbizi, henga mbashyire, kandi barawambara bananyishyuye. Nuko tukagenda tukawugura twishimye, ugataha unezerewe ngo wabonye umwenda mwiza cyane, ngo wishimye ngo wahashye, kandi uhashye iby'abandi bagenje bate. Tekereza uramutse ugize ingorane ugahagarana na nyiri umwenda wawambaye akawugurisha ukawugura, mukaba muri kumwe mu nama imwe, uhagaze uri kugenda uvuga ngo nambaye neza, nyiri umwenda we ari kubona nk'umwenda washaje, sibwo mu bwonko bwe yaba kureba ati, mu bwonko bw'uwo muntu arimo kukubona yaba kubona ati, kandi ukamubwira uti nimukadusuzugure ngo nta bwenge dufite. So rero mu by'ukuri turi beza, haleluya, ntabwo muri babi, turi beza, ni mubyemere. Nubwo waba uri igikara, nubwo waba uko waba usa kose uri mwiza, none se nyine wiyice? Hari wakugize gutyo sukuri? Umva, hawa tugize uko turi, n'ubundi twakwiyanga, twagira dute turabo turibo. Mureke twemera abo turibo kandi twumve dutewe ishema nabo turibo. Si byose bantu b'Imana? Ndabona iminota ikomeje kugenda, munyemerere minire hano cyangwa se wenda nsome isomo ryo muri Bibiliya, najya mu mwuka w'ubuhanuzi gusa.
ibindi byo ndabitaruka, nari bujye no mu zindi nyandiko nkavuga no ku zindi ngingo, ariko reka ngarukire hafi ku mpamvu zo gucungura igihe, bizagira n'undi mwanya wabyo. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorino igice cya 10 umurongo wa 32, Pawulo yavuze ko tugomba kubaho tutagira uwo tubera ikigusha, kandi byakozwe n'intumwa igice cya 24 umurongo wa 16, Pawulo yaravuze ngo nicyo gituma mirimbanira kugira umutima utandega ikibi, ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Maze kandi urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 6, niba imico yacu itera abandi gucumura, turimbura umuntu Kristo yapfiriye. Uvuga ko ari muri we agomba kugenda nk'uko yagendaga. Bariya bera bari proud, batewe ishema nabo bari bo, birabanyuze birabanejeje, nubwo naho uhageze wasanga batanyuzwe. Harimo abafite uruhu rubi, harimo abafite imisatsi mibi, nubwo twe tubabona tukabona ni myiza, ariko iyo ugezeyo cyangwa se n'abagiyeyo nabo uzasangamwo izo ngeri. Harimo abafite imisatsi mibi bumva ari mibi ibabangamiye, nabo bagakora ibishoboka byose ngo barebe ukuntu barwana n'iyo misatsi mibi, ariko yagera inaha muri Afurika aho unaze gutya twese twamureba tukumva nyine ni byiza. Izo ngeri zose ahantu hose zirahari, ariko nubwo zihari ndagaruka kuri rya jambo ryanjye mu kanya maze kongera kuvuga kubundi gushaka umusozo. Ijambo rivuga ngo mu byo dukora byose mureke duharanire guterwa ishema nabo turibo, nitwiyange kuko sitwe twiremye. Wenda nitugera mu ijuru tuzabaza Imana ngo wa Mana we, kuki wahisemo kuturema gutya, abantu tugasuzugurwa, umusatsi wacu kangwa. Ariko namwe nimutekereze, ririya tegeko navuze ryashyizwe muri California, bajya kurishyiraho abirabura bari birukanywe mu mashuri, abana b'abazungu bari kwanga kwigana n'abirabura ngo bafite imisatsi mibi. Nimutekereze kugeza aho n'umuntu avanwa mu ishuri azize umusatsi we, atihaye ngo ni mubi, agategekwa kujya kuwutunganya mu buryo bo bashaka ngo byibuze agire serivisi runaka yemererwa guhabwa. Atakwemera kubikora akabura serivisi. Abanyafurika twaragowe, Imana niza agahinda kacu. Uri nk'umubyeyi w'uwo mwana wakumva umeze uti? Umwana agataka kubwira ngo mu ishuri banyirukanye ngo kubera ngo kano gasatsi kangiye kabi, wakumva ubabaye, ntabwo ari ibintu binejeje. Hagiye gushyirwaho rero amategeko agamije kurengera iyi misatsi dufite yitwa ko ari mibi, kuko babonaga byamaze gufata izindi ntera. None rero twebwe turi mu gihugu batenda kutwirukana ngo dufite imisatsi mibi, turi mu gihugu batenda kuduciraho iteka. Mureke tunyurwe nuko turi, kandi n'Imana izahabwa icyubahiro. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.